Uru ni urutonde rw'abahanzi 10 baciye agahigo muri iki gihe ndetse no hambere. Nta kindi ngusaba rero, ndagusaba kunkurikira kugira ngo nkuvane ku ntangiriro ngugeze ku musozo. Ahangaha ugiye kubonamo abahanzi b'abahanga ndetse bagiye baca agahigo mu gihe cyo hambere kugeza na n'ubu bakaba bakiri gukora. Ndagira ngo mbwire ko ngiye dukomeje kubana nkiri umusizi umuhoza, iyi channel akaba ari umusizi umuhoza TV. Ndagusaba kunkurikira ukora ku nzogera, like, share kandi utanga na comment ukambwira icyo wifuza ko ubutaha twaganiraho. Nkuko bisanzwe rero duhera ku mwanya wa 10 tumanuka, atari uko abahanzi barutanwa mu buhanzi, ahubwo icyo ngira ngo mbafashe ni ugutondeka imibare kugira ngo mubashe kugenda musobanukirwa byimazeyo. Nkubwira rero ko abahanzi ari abahanga, bagiye bakora ibitangaza bitandukanye mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ku mwanya wa 10 rero turahasanga umuhanzi Mavenge Sudi. Uyu muhanzi akaba yaraciye agahigo kera kose ndetse na n'ubu. Uyu muhanzi akaba kandi afite igihangano benshi bakunda kumwitirira ngo Simbi. Ni umuhanzi w'umuhanga, ni umuhanzi wagiye akorana amakorabo atandukanye n'abandi bahanzi, hari aho yakoranye n'umuhanzi Liliji. Mavenge Sudi akaba ari umuhanga mu gucuranga gitari. Aracuranga ku buryo no mu bitaramo benshi bakunda kumukoresha nk'umucuranzi. Reka dukomeze ku mwanya wa 9 turahasanga umuhanzi Munyanshoza Dieudonné. Uyu muhanzi benshi bakunda kumwitirira izina Mibirizi. Izina Mibirizi rero akaba yararikomoye kuba ari umuhanzi ukora indirimbo zo kwibuka cyane. Benshi bamuzi mu ndirimbo zo kwibuka, aho yagiye akora ibihangano byakunzwe cyane harimo nka Mibirizi, Nyabarongo n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi rero akaba atarekeye aho ngaho, ahubwo kugeza n'ubu ngubu nk'uko yari mu itsinda ry'Impara mu gihe cyashize, akaba yarakomeje gukomera ku muco, akomeza akora n'irindi tsinda ry'Impara kugeza na n'ubu bakaba bagikora nk'Impara de Kigali. Ku mwanya wa 8 rero turahasanga umuhanzi Muyango. Uyu mugabo afite ibigwi ndetse n'umuhanga cyane mu ijwi. Muyango rero akaba aririmba injyana ya gakondo. Muyango rero akaba afite indirimbo zigiye zitandukanye, harimo nk'indirimbo yitwa Ikobe, Mwiriwe neza ndetse n'izindi zitandukanye. Muyango rero akaba yaraciye agahigo aho yagiye akora ibitaramo mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Rero akaba ari umuhanzi w'umuhanga kandi twese twubaha nk'umuntu mukuru. Umwanya tugezeho ni umwanya wa 7. Umwanya wa 7 turahasanga umuhanzikazi Uwera Florida. Uwera Florida rero akaba ari umuhanzikazi w'umuhanga cyane, aho benshi muri gakondo bakunda kuvuga bati umubyeyi Uwera Florida ni umuhanga, kandi koko niko biri. Uwera Florida rero akaba yarakoze ibihangano bitandukanye, ariko kimwe muri byo cyakunzwe harimo indirimbo yitwa Imyoma. Indirimbo rero ikaba yarakunze gukora amateka mu bahanzi ndetse n'abahanzikazi bo muri gakondo, kuko hari naho usanga Isonga Family barayisubiyemo ndetse n'abandi batandukanye. Ku mwanya wa 6 rero dukomeza twihuta turahasanga umuhanzi Masabo Nyangezi. Rero akaba ari umugabo waciye agahigo mu bihe byashize, aho yagiye ahimba indirimbo zakunzwe cyane harimo nka Rwanda, Gitari yanjye, Daria n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzi rero akaba ari umuhanga, kandi koko mu ndirimbo ze kumva harimo ubuhanga. Buri wese rero yagira amatsiko akajya kwirebera umuhanzi adashobora kuba yarazi muri aba ndi kuvuga ahangaha. Kadwikomereze ku mwanya wa 5. Umwanya wa 5 turasanga umuhanzi Byumvuhore Jean Baptiste. Uyu muhanzi ni umuhanzi w'umuhanga, aho benshi bakunda kuririmba indirimbo ze yaba muri gakondo ndetse no mu gisope bitandukanye, mu bitaramo bigiye bitandukanye. Uyu muhanzi rero yakoze indirimbo zitandukanye harimo nk'iyitwa Bibananiziki ndetse wowe wasigaye n'izindi cyane zagiye zikundwa. Uyu muhanzi rero akaba yaranahimbye indirimbo ya Gatagara, aho yavuze ati
twabuze umuntu aho bari babuze umuntu wabafashaga muri Gatagara, aravuga ati twabuze Felepo, ati kandi ikindi ati bamwe yabahaye amaso abandi baha amaguru, twebwe duha Felepo none ko yamutwaye. Ni indirimbo rero yagiye ikundwa cyane, benshi bagiye bayisubiramo. Rero uyu muhanzi nawe yaciye agahigo. Reka dusubire ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga umuhanzikazi Cecile Kayirebwa, ari nako tunakomerezaho. Cecile Kayirebwa akaba ari umuhanzikazi, ari umubyeyi ukuze, ariko uyu mubyeyi akaba yarakoze amateka mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Yakoze indirimbo zitandukanye harimo nka Ni umukobwa, Ikizungerezi, None twaza, Rwanda ndetse n'izindi zitandukanye. Uyu muhanzikazi rero bakaba benshi batari bazi kumutandukanya n'umuhanzikazi witwa Kamariza. Benshi bakaba bari bazi ko Kamariza ari we Kayirebwa, naho Kayirebwa akaba Kamariza. Ariko ndagira ngo mbabwire nti uyu munsi wa none naje kubakuriraho urujijo kugira ngo musobanukirwe Kamariza na Kayirebwa mu bihangano byabo bigiye bitandukanye. Reka rero nkubwire ngo Kayirebwa ni umubyeyi ukiriho kandi ugikomeje gukora na n'ubu. Benshi mu rubyiruko bakaba bakimusura kugira ngo baganirize ku mateka n'imvo n'imvano y'umuco gakondo ndetse kugira ngo ukomeze gusigasirwa. Ku mwanya wa gatatu rero twihuse turasanga umuhanzi Makanyaga Abdul. Umuhanzi Makanyaga Abdul rero akaba ari umuhanzi waciye agahigo, umuhanga mu gucuranga gitari, umuhanga kandi ugikomeje gukorana n'urubyiruko na n'uyu munsi wa none. Akaba agikora akigisha urubyiruko uburyo ki rwakoramo umuziki neza kandi mu ndirimbo ziryoshye. Makanyaga Abdul rero akaba yararirimbye indirimbo zitandukanye harimo nk'urukundo, indwara y'umutima, Suzana, ibitekerezo ndetse n'izindi zitandukanye. Nababwira ko Makanyaga Abdul ari umuhanzi w'umuhanga, ni umubyeyi ukuze ariko ntabwo ati umwimerere w'ijwi, ahubwo akomeza gukora cyane kugira ngo yerekere n'abakiri bato bamenye aho umuziki ugana. Ku mwanya wa kabiri rero gira uti turahasanga nde? Turahasanga umuhanzikazi Kamariza Anonsiyata, Mutamuriza Anonsiyata. Mutamuriza Anonsiyata rero benshi bakunze kwitirira Kamariza, akaba atakiriho. Uyu nyakwigendera rero akaba yaraciye agahigo gakomeye, wenda mu mateka ye nzayagarukaho mu biganiro bikurikira. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo mbabwire ngo yaririmbye indirimbo zakunzwe cyane zifashishwa mu bukwe, mu birori bitandukanye, mu ma bridal shower ndetse n'ahandi henshi cyane. Mutamuriza Anonsiyata rero ariwe Kamariza akaba yararirimbye indirimbo nk'iyi yakunzwe cyane, Lorete, Kunda ugukunda, Umutoni n'izindi, Imara agahinda ndetse n'izindi nyinshi. Rero nababwira ngo Mutamuriza Anonsiyata yakoze ibihangano byakunzwe kandi mu gukundwa kwabyo ntibyigeze bitumwimerere. N'uyu munsi wa none turacyabiririmba tumwibuka. Ku mwanya wa mbere rero dukomeza twihuta, ku mwanya wa mbere rero turahasanga umuhanzi Masambi Ntore, icyogere mu nkuba cyane. Akaba ari umubyeyi w'umuhanga, akaba yarakoze ibigwi mu Rwanda ndetse no hanze yabyo, tutirengagije yuko akomeza guserukira igihugu mu bijyanye n'umuco gakondo. Umuhanzi Masambi Ntore rero akaba ari umwe mu babyeyi bumvikana kandi akaba akundwa n'urubyiruko rutari rukeya mu njyana ya gakondo. Benshi bakaba bamusura uko bwije n'uko bukeye, bagakorana umunsi ku wundi kugira ngo bakomeze kumenya aho gakondo yacu igeze. Umuhanzi Masambi Ntore rero yakoze indirimbo zitandukanye harimo ize ndetse n'izo yagiye asubiramo, kubera ko abahanzi ba kera benshi hari indirimbo batashyiraga hanze, ariko we yabikoze nk'umuco, akajya abikora indirimbo akazikora akazishyira mu mwimerere wazo, hanyuma akazigeza ku banyarwanda. Mu ndirimbo nyinshi rero twahisemo nkeya tubabwira amazo yakoze harimo
Rwabihama, indirimbo iri gukundwa cyane iri guca agahigo hanze aha ngaha muri iyi minsi muri uyu mwaka wa 2025. Hari iyitwa ari hehe, araje kanjogera n'izindi nyinshi. Reka rero tubabwire ngo nta gakondo nta nkomoko. Abahanzi uyu munsi tubagejejeho nabo muri gakondo, ubutaha turaza gufatanya kuzabagezaho nabo n'abakiri bato bakizamuka bo muri gakondo ndetse n'abo hanze ya gakondo mu njyana zisanzwe. Reka mbabwire ngo mwe mwakomeje kunkurikirana ari nkiri umusizi umuhoza, mbibutsa gukora ku nzogera mukama komenti ndetse mukasharinga mukanarayikinga nk'uko bisanzwe nk'intore zose. Reka mbabwire rero ngo mukomeze kugubwa neza, ndabakunda cyane. Ciao ciao.